Reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza mwe mukunda neza Media TV twizere ko mwamaze gukora subscribe niba utarabikora kandi wakandaho kugira ngo nawe ujye ubona amakuru mu bambere amakuru y'ubusesenguzi ndetse n'ubucukumbuzi ndetse n'amakuru agezweho yihutirwa muri aka kanya ari inkuru itugezeho ivugwa mu Rwanda rwose ni inkuru twavuga ko ireba abanyarwanda na makuru yihutirwa cyane tujye kugarukaho ku muntu watawe muri yombi kubirebana nakekwaho kumena ibanga muri rusange ni ibanga rijyanye n'iki bite no umuyobozi wo ku ruhe rwego byose muraje mu birebeho cyangwa se mu byumve muri aya makuru turihuta tuze kubabwira kuri kwera mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Wazalendo na FARDC bari gusubiranamo cyane umuriro watse bari kurasana bikomeye cyane mu gihe batorohewe n'urugamba n'ubundi rwa M23 yo makuru nayo turaza kugenda tuyagarukaho hanyuma mbabwire kubirebana n'ibiganiro byo mu Busuwisi byarangiye ariko kugeza ubu ngubu ukabona ko ibirebana n'urugamba nabyo bikomeje gufata indi ntera ese iby'ibiganiro biraza ku biratanga iki byamaze iki mbese muri rusange nabyo tubigarukeho kuko hari raporo cyangwa se icyo twakwita nk'icyegeranyo hano dufite tuza kugenda tugarukaho tureba uko ibintu bimeze hanyuma turaza kukubwira n'andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri politike yo muri aka karere u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bitanga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi rwaje mu myanya ya nyuma ese biteye bitiro iyi raporo ubundi korwa ite ibayize bite byose ndaje mbigarukeho muri aya makuru reka ahubwo duhere hano rwose tutarajya mu bintu byinshi cyane mbere nkuko nkubwira ibyuko Wazalendo bari gusubiranamo mu buryo bukomeye cyane kandi bakaba bari gupfa ibigendanye n'urugamba rwa M23 iri kubazonga cyane ikabambura ibice bagatangira kugenda bitana bahamwana bati byakozwe n'uyu abandi bati n'ubugambanyi kuko muri no kumva ko mu gisirikare cya FARDC abavuga ikinyarwanda bamerewe nabi cyane no kugenda bafungwa batagwe muri yombi abandi bakagenda bagirirwa nabi mwumvaga amakuru nabagezagaho kwitwa General Gahizi iko byamugendekeye no bakabarembye ubuzima bwe bugeramiyo cyangwa se buri mukaga ari guhumeka wa nyuma reka tubanze tujye kuri iyi nkuru rero mbere yuko ngaruka kuri ibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ni mu Rwanda rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere ahangaha akaba ari mu karere ka Nyarugenge mu mujyi n'ubundi wa Kigali niho yarasanzwe akorera uyu mugabo rero akaba yitwa Hategekimana Sirasi uyu mugabo mu byo akurikiranyweho kugira ngo RIB imute muri yombi twavuga ko ari ibyaha bikomeye cyane kuko akurikiranyweho ibyaha bya ruswa iki kikaba ari icyaha rwose kidasaza mu Rwanda n'icyaha gikomeye cyane ku buryo iki cyaha ugikekwaho cyangwa se kiguhamye ibyaha babiremereye cyane ibihano babiremereye cyane hakaba harimo rwose ni imyaka myinshi y'igifungo ndetse n'ihazabu ubwo nabyo turaza kubigarukaho ku musozo ariko igikomeye cyane kinarimo nuko uyu mugabo rwose Sirasi anakurikiranyweho ibyaha birimo kumena ibanga ry'akazi uyu rero RIB ikaba ivuga ko mu mwaka wa 2023 na 2024 Hategekimana Sirasi uyu gitifu yagiye yohererezwa amafaranga na Rwanzinda Calixte akaba ari umuyobozi wa kompanyi yitwa Kariane Company Limited kugira ngo amukingire ikibaba ku bijyanye n'ibyo yakoraga byo gucukura mu buye y'agaciro kandi akaba yarabikoraga nta ruhushya afite bityo uyu mugabo Sirasi akamukingira ikibaba kubera amafaranga yamupfumbatije uyu akaba nawe afunze nk'umufatanyabicyaha kuri iki cyaha cya ruswa rero Hategekimana Sirasi ngo kandi yagiye yoherereza ubutumwa rubanda nziza bwo kumuburira kugira ngo adafatirwa mu bikorwa bye byo gucukura amabuye nta ruhushya ubwo bigendanye nyine na kwa kumena ibanga ry'akazi kandi iki kikaba ari icyaha gikomeye cyane mu Rwanda RIB rero yongeye kwibutsa abaturarwanda kwirinda ibyaha bya ruswa kuko bidasaza kandi gasaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku gihe aho bakeka ruswa nk'uko uyu mugabo nyine byagenze bakamuta muri yombi hanyuma nakubwiraga ko Wazalendo na FARDC bari kugenda bashwanashwana ibi birasanzwe ariko noneho urwego biriho ntabwo twavuga ko byoroshye kuko ubundi basanzwe bapfa bigendanye ngo n'ibiryo niba FARDC ari imodoka zibazana ibiribwa Wazalendo ntizize ziturutse Kinshasa n'ahandi ugasanga baravuga bati se kuki mugaburira bene wacu twebwe inzara ikatwica tukicira isazi mu jisho mwagiye mubona amashusho Wazalendo bagaragaza amashusho inzara ibishe wenda bari gusangira nk'inusu y'ubugari ari nk'abantu 10 bakagaragaza ko igisirikare cya leta kitabwaho kurusha bo bakomeza gufatwa
nk'abantu nyine bari aho ngaho, ya magambo bakoreshaga akomeye wavuga ko ngo bafatwa nk'ingegera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko si ibyo gusa bituma bashwana, kuko aba n'ubundi basanzwe ari nk'abanyarugomo, kuko hari n'abavuga ko bahoze ari amabandi amerera n'abica abaturage, bagashyirwa mu gisirikare cyangwa se bagahabwa intwaro, nyamara basanzwe bagaragarwaho ibikorwa bikomeye cyane bagendaga bafatanyamo cyane cyane na za FDLR. Rero ahitwa ni amakuru agaragazaho ahitwa mu bice byo muri Imurenge, mu bice byo muri Imurenge rwose ahangaha za Gakenke na Mikenke ngo bari kurasana bikomeye cyane. Ubwo byavuzwe ku munsi w'ejo, ariko n'uyu munsi hakomeza kumvikana amasasu mato mato aho FARDC bari kurasana na Wazalendo. Intandaro yabyo baravuga ko ngo Wazalendo ishinjwa ibikorwa by'ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi, ariko baba bakavuga ko ngo atari byo, ahubwo igituma igisirikare cya leta babikoma ngo ari uko bo batajya ku rugamba, bo bakabashora imbere ku mirongo y'urugamba ngo bajye guhangana na 23. Ariko ibi bikaba bivugwa ko byakozwe ahanini birimo ngo ubugambanyi, kuko ngo harimo abo muri FARDC batishimiye ko abo muri Wazalendo muri iyi minsi bari kugenda bahabwa ubuyobozi buhoro buhoro, kuko mwanumvise ko hari uwahawe kuyobora hariya muri Uvira, ariko n'abandi bagiye batandukanye za Karehehe barimo baturuka muri Wazalendo bagahabwa ubuyobozi muri FARDC. Ibi rero aba FARDC bakavuga ko bidakwiye ko igisirikare cya leta cyakoze ibintu bitari professionnel cyangwa se bitari ibya kinyamwuga guha umwanya cyangwa se guha ubuyobozi abantu nk'aba ngaba badashobotse muri Wazalendo, bityo ko ari ibintu bitari bikwiye, bigatuma rero bashwana bagatangira kugenda barasana. Ibi rero benshi bavuga ko biri mu bituma rwose bakomeza kugenda bakubitwa nabi na 23, kuko n'ubundi aha nkubwira za Gakenke, za Mikenke, za Karingi, za Bideguheshe hatandukanye aho ngaho muri Kivu Amajyepfo ho Plateau bakomeje kugenda bamererwa nabi cyane n'amasasu cyangwa se n'umuriro wa 23. Hashize iminsi 4 cyangwa se 3 drone zimeze nkaho zahagaritswe na M23, ku buryo kuzohereza ku rugamba muri FARDC bimeze nkaho byahagaze. M23 muri iyi minsi ifite ikoranabuhanga, iri kugenda izihanura izindi kaziyobya aho bagambiriye kurasa ntihaba ariho barasa, bikabagora cyane. Ari niyo mpamvu makuru yacu nakubwiraga ko bari gukora inama za hato nato, izibera Makobora, izibera Uvira, izibera Bujumbura, kandi zikazamo abayobozi bakomakomeye, harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo Jules Mbanza Mwilambwe, hakaba n'abandi banyacyubahiro barimo ngo Jean Kepusi, guverineri w'intara y'Kivu Amajyepfo, hakaba harimo kandi abo muri za FDLR, harimo abo muri P5 n'abandi bo muri FDNB cyangwa se mu gisirikare cy'u Burundi, kuva kuri ba General Prime niyo ngabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Rero andi makuru nakubwira nuko muri iyi minsi amakuru agaragazwa aturuka muri Kivu Amajyepfo, M23 nayo ikomeje kwisuganya igaragaza amaramforo deployment, ku buryo uri kubona ko ingabo zayo ziri kugenda ziyongera kuri position cyangwa se ibirindiro bagiye bafite hano muri Kivu Amajyepfo. Rero bigaragaza ko urugamba rwaba rugiye kongera kuba rubisi, kuko n'ubundi na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barunda ingabo mu bice byo mu misozi miremire y'Imurenge ndetse no mu kibaya cya Ruzizi muri rusange. Rero bikagaragaza ko urugamba rwo rwari rugiye gutangira, kuko ibyo byose birakorwa ari nako hazanwa intwaro ziremereye cyane ku mpande zombi. Urumva ko rero ibintu bitoroshye na gatoya. Reka tujye muri iki cyegeranyo, niko navuga, ubwo i Montreal mu Busuwisi hasinywaga amasezerano hagati y'umutwe wa AFCM 23 na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha abantu babonaga ko icyizere ari cyose, icyizere cyongeye kugaruka mu baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeza kugenda bicwa umunsi ku munsi, harimo cyane n'abanyamurenge muri iyi minsi bari kwicwa n'ibitero bya FARDC. Icyizere cyari cyongeye kugaruka muri abo baturage, ndetse rwose abenshi batekerezaga ko igihe kigeze ngo amasasu aceceke burundu, ubuzima busubire ku murongo, ko baravugaga bati niba harigeze kuba ibiganiro i Doha ntibigire icyo bitanga, hakaba ibiganiro za Rwanda ntibigire icyo bitanga, Addis Abeba muri Ethiopia ntibigire umusaruro, za Nairobi byigeze kuba ntibyatanga umusaruro, bati ntabwo twemeza ko n'aka kanya byakongera kuba ngo ntibigire icyo bisiga. Bati nibura ubwo na Amerika byinjiyemo cyane akaba ari igihugu cy'igihangange wabona bigiye gutanga umusaruro. Ariko uko iminsi ishira indi gataha, ibiri kugaragara ku rugamba mw'abantu bitandukanye cyane n'ibyanditswe ku mpapuro. Ni ukuvuga ngo ku rugamba hari umuriro, mu mpapuro hari amahoro arambye asesuye.
ariko rwose urabona ko ibintu bitoroshye na gatoya. N'amasezerano yari yasinywe ariko ntiyashyirwa mu bikorwa habe n'aka na gatoya, kuko n'agahenge katigeze gashyirwa mu bikorwa. n'imfungwa bagombaga guhererekanya z'intambara ntazo bahererekanyije. Mbese urabona ko ibintu ari urusobe. Rero amakuru aturuka mu baturage, abasesenguzi ndetse n'abakurikirana umutekano muri Kivu zombi no mu karere baragaragaza ko nubwo amasezerano yasinywe, imirwano ikomeje kandi ikomeje gukaza umurego ku rwego rwo hejuru. Rero hari aho ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero mu bice bya Kivu zombi, ni ukuvuga muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, kuko Kivu y'Amajyepfo ntabwo twabigarukaho cyane. Murabyumva za Karingi, za Karongi, za Mikenke, za Gakenke, murabyumva za Mitamba, murabyumva za Kabunambo ya mbere, Kabunambo ya kabiri, za Sange, he hose muragenda mwumva amasasu, murumva muri santere ya Minembwe, ku bibuga by'indege, ku maradiyo n'ahandi k'ibitero byo birahari. Rero hari kandi amakuru y'ibitero by'udutsiko twitwaje intwaro nka Wazalendo bigabwa biri mu ruhare rwa FDLR na za P5. Hejuru y'ibi rero haniyongeraho kuba iminsi 10 impande zombi zari zihaye ngo zibe zamaze guhererekanya imfungwa yararangiye kuwa kabiri. Ubone nibwo yarangiye, hari ku itariki 27 z'ukwezi kwa 4 2026. Icyizere cyari cyaratanzwe cyahise kiraza masinde tayari. Ibi byose bituma hibazwa niba koko impande zombi zifite ubushake busesuye bwo kubahiriza ibyo zasinye. Hanyuma hakaba mu kutizerana. Inzitizi ya mbere ikomeye cyane nyine no kutizerana. Imwe rero akaba ari nimwe mu mpamvu zikomeye zituma amasezerano adashyirwa mu bikorwa neza cyangwa se ko bikwiye, kuko rwose iyo harimo kutizerana biba bikomeye cyane. Hanyuma hakaba kudasohoka mu duce M23 yafasha, ariko nayo igatanga impamvu ntabwo dushobora kuva mu bice mu gihe cyose ibyo dusaba bitaragerwaho. Harimo byinshi rero, kuba impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyane cyane baraheze ishyanga, baraheze hanze, ubutegetsi bw'Kinshasa nibushaka ko bataha iwabo mu gihugu cyababyaye, kuba abatutsi bakomeza kwicwa ntagire icyo leta ya Kongo ikora, abanyamurenge n'abandi bavuga ikinyarwanda cyane cyane muri Burasirazuba bwa Kongo bakomeza kwicwa ariko ntagire igikorwa. Kwirengagiza nkana amasezerano agiye akorwa za 2019, za 2009, za 2013 n'ahandi hatandukanye, ariko ubutegetsi bw'Kinshasa bugakomeza kuvunira ibiti mu matwi. Rero kugeza ubu ngubu rwose ukugushinjanya kuratuma buri ruhande rugira impungenge zo kuba rwatanga intambwe cyangwa se rwatera intambwe ya mbere, bityo amasezerano akaguma ku rupapuro. Rero gahunda ya DDR cyangwa se aho ngaho akaba ari inkingi idakora neza, kwambura intwaro zo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba DDR. Ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'amasezerano, ariko kugeza ubu iracyari ku rwego rwo gutegurwa. Mu kuvuga nyine ya mitwe yitwaje intwaro, amakuru rero yizewe agaragaza ko nta gahunda ihamye iratangira ku buryo bugaragara, bitewe n'uko ikibazo nyamukuru cyateje intambara kitarabonerwa igisubizo mu mizi. Byayo nyine tuvuga ngo ikibazo gikwiye gukemurwa giherewe mu mizi, ndetse n'inkunga mpuzamahanga ikaba itaragera ku rwego rukenewe cyangwa se rwifuzwa muri izi gahunda, muri ibiganiro no guhagarika iyi ntambara. Abarwanyi bashobora gusubira rero mu mirwano uko byagenda kose, bigatuma amahoro arushaho kujya kure cyangwa se arushaho kugaragara nk'ari kure nk'ukwezi. Rero abaturage hagati y'icyizere n'ubwoba mu gihe nibyo barimo, mu gihe rwose abayobozi bavuga amahoro, abaturage bo bakomeje kubaho mu bwoba bukomeye cyane. Mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru hari imiryango itaratinyuka gutaha kuko bavuga ko hataragaruka amahoro n'ituze. Abagarutse mu ngo zabo bavuga ko umutekano ukiri muke kuko bakomeza kwicwa, bakagirirwa nabi, ndetse ubuzima bukaba bugoye kubera ubukene, kuko ntabwo bisanzura ngo bakora ibikorwa by'iterambere, bakora ingendo uko bashaka, bahahirane, ndetse hakaba ari n'ihungabana ryatewe n'intambara, aho abaturage ba Minembwe cyane cyane bakaba batarabona amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi n'uyu munsi. Rero amasezerano nk'aya ngaya akenera inkunga ikomeye y'amahanga kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. Nubwo hari imiryango mpuzamahanga ikurikirana ihagarikwa ry'imirwano, n'ibihugu bikaba bikomeje gusaba impande zombi kubariza ibyo zasinyiye, ibigaragara n'uko igitutu mpuzamahanga kitaragera ku rwego rushobora guhindura ibintu vuba, ndetse nta nubwo bikwiye kwirengagizwa ko inyungu za politiki z'ibihugu bitandukanye zishobora kudindiza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano, kuko hari havugwamo inyungu, hari havugwamo za Amerika, hakavugwamo Ubushinwa, hakavugwamo Ububirigi, hakavugwamo Ubufaransa n'ibindi bihugu bikomakomeye biza kwisarurira amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa by'ubutunzi kamere bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo kubera izo nyungu bikadindiza
cyangwa se bikajya ku ruhande runaka rumwe, bityo amahoro yifuzwa ntagerweho. Isomo rero riva mu mateka ya Kivu, ni ukuvuga muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, uburasirazuba bwa Kongo, si ubwa mbere bubonye amasezerano y'amahoro atubahirizwa neza, kuko nyine nk'uko nabikubwiye mu myaka ishize yagiye asinywa. Rero amasezerano menshi yarasinywe rwose, ariko amenshi muri yo ntabwo yigeze ashyirwa mu bikorwa uko bikwiye, bigatuma rero intambara zigaruka mu buryo butandukanye. Ibi rero bituma n'aya masezerano mashya ashobora guhura n'ingaruka nk'izo ngizo, kuko nabwo nta cyizere gihari. Niba rero nta mpinduka zikomeye zibaye, ibi ngibi rwose biragaragaza ko bizongera gusubira irudubi. Muri make amasezerano ya M23 na leta ya Kinshasa atanga icyizere ku rupapuro, ariko ku rugamba ishyirwa mu bikorwa rwose ntabwo rihari rwose, ntaryo tubona. Hagati rero yo kutizerana, ibibazo bya politiki n'umutekano utizewe, amahoro arambye akiri kure, byose bigaragaza ko rwose ibigendanye n'urugamba ari byo bishyizwe imbere. Hanyuma hari raporo nabonye rwose ngo basohoye, ni raporo yasohowe aho u Rwanda rwaje ku mwanya w'139 ku isi ku rutonde rw'ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru muri uyu mwaka 2026. Rero nk'uko bigaragara muri iyi raporo ngarukamwaka yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka, iyi raporo ya World Press Freedom Index yerekana ko nubwo igihugu gikomeje gutera imbere mu nzego zitandukanye, ariko urwego rw'itangazamakuru gifite imbogamizi zikomeye. Iyi raporo iriho ibihugu 180, igaragaza ko mu Rwanda hakiri ibibazo bijyanye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru, birimo kwigengesera mu gutangaza inkuru cyitwa self censorship, igitutu gituruka ku nzego zitandukanye, ndetse abanyamakuru bakaba badakunze gutangaza inkuru zinenga ubutegetsi ku buryo bugaragara, nubwo hari intambwe mu kunoza umwuga w'itangazamakuru no kurwanya amakuru y'ibihuha. Rero abasesenguzi ngo bakagaragaza ko hari aho amategeko n'imikorere bishobora kugabanya ubwisanzure bw'itangazamakuru. Mu karere u Rwanda ruri inyuma ya bimwe mu bihugu bituranye narwo, nka Uganda iri ku mwanya w'131, Tanzania iri ku mwanya w'106, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo 130, n'u Burundi buri ku mwanya w'119. Ku rwego rw'isi rero ibihugu biza imbere 10 bifite ubwisanzure bukomeye mu itangazamakuru birimo Norvège, Ubuholandi, Estonia, Denmark, Suède, Finland, Irlande, Ubusuwisi, Luxembourg na Portugal. Aha rero urabona ko rwose ni ibyo batangaza kuri iyi raporo. Ubwo ngubwo muri make urabona ko ariko bo babivuga cyangwa se babibona. Ikindi na ababwira nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gutangaza ko kuva ku itariki 28 Gashyantare 2026 ubwo zashozaga intambara kuri Iran, zimaze gushoramo ibifite agaciro ka miliyari 25 z'amadolari. Aya mafaranga angana n'ingengo y'imari yose yateganyijwe ikigo cy'Amerika gishinzwe ubumenyi bw'isanzure NASA. Umugenzuzi muri Minisiteri y'Intambara Gilles Hasta yabwiye abadepite bagize komite ishinzwe igisirikare ko amafaranga menshi muri aya yashowe mu ntwaro, gusa ntiyasobanuye mu buryo burambuye byinshi byashowemo aya mafaranga, cyangwa se niba harabaruwemo ikiguzi cy'ibyangijwe ku bigo by'ingabo za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati byarashwe n'ingabo za Iran. Ni byinshi kuko nyine haraba barashoye mu butasi, haraba barashoye mu bigendanye n'ibirindiro bishya, haraba barashoye mu ntwaro zitari zisanzwe, kuzivugurura kubona inzira, ni byinshi cyane iby'intambara. Urumva ko bitoroshye na gato. Reka mbashimire ngewe, mukomeze gukora subscribe, mukande share kuri Neza Media TV, mukomeze kwibonera amakuru meza agezweho asesenguye anonosoye, kandi rwose mukayabonera ku gihe. Imana ibarinde cyane.